kandi nawe abategereje ico gihe ciza noneho cagera mugahura mwese mwari mushaka mukumburanye aho ngaho rero mu bintu bindyoheraga muri ubwo buryo nubwo ngubwo bwo kubona uyu ibyo tugiye gukora ndabishaka n'uyu nguyu arabishaka byari bikumbuwe ubwo buryo bundyoheraga gusumba ibindi byose kuruta uko barabakoreshaga uburyo bwa kizungu usanga aza yafatiyeho niyo yaba mugenzi babishaka cyangwa atabishaka ati nta kibazo twigirira ugasanga rero icyo ngicyo nicyo cyandyoheye kurusumba ibindi byose kandi na n'ubu kikindyohera mbese buri kwezi nkubona ko ari ukwezi kwa buki buri kwezi ni ukwezi kwa buki kuri njyewe yego nitwa Manira hari Dieudonne ndi kumwe n'umufasha wanje witwa Kishimana Paulina yego tugitangira rero kubana twubatse mu mwaka w'ibihumbi 2009 ku itariki 14 z'ukwa kabiri 2009 gusa yego okay ubwo rero turi kwiga umubano twawize muri Paruwasi ya Rwaza noneho mu gihe turi kwiga haza abadamu twe tugeze ku nyigisho ya 4 bashinzwe iby'ubusugire bw'ingo yego icyo gihe muri kwiga muri kugira umubano turi kwiga umubano muri 2008 yego noneho bazana n'uwari uhagarariye ikigo nderabuzima cya Rwaza wari witwa Habiyakare Anastase isomo ryari bazanye kwari ukutuganiriza ku bijanye no guteganya urubyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere yego dore ko batubwiraga ko iyo udakoresheje ubwo buryo nanone urugo rwacu rw'abari bari kwiga rudashobora gutera imbere ubwo ngubwo ariko kubera twe dusa nkaho tukiri abana nta twumvaga ibyo bari kutubwira ibyari yego ubwo igihe yenda nguciye mu ijambo igihe mwigaga umubano wowe wari ufite imyaka ingahe wo mwifuza kurushingana we yari afite imyaka ingahe icyo gihe twese twe dufite imyaka 23 turangana ubu ngubu yego ubwo bari kubitubwira babitubwiraga tukabyumva guca nta twumvaga ibyari byo nta twasobanukirwaga neza ibyari byo ubwo twuvugaga tuti abenyigisha irangiye tukitahira tukikimbagira tukitahira ubwo rero niho twakurikiranye inyigisho turarangiza turabazwa turatsinda baduha amatariki yo gusezerana ubwo bigwa ku itariki 14 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2009 icyo gihe hari kuri Sevarante ubwo ngubwo turataha turabana noneho tubana mu buzima busanzwe nk'umugabo n'umugore noneho twaje kugira amahirwe ku itariki 15 z'ukwa mbere 2010 tuba tubonye umwana w'umuhungu noneho mugumara kumuda bari kudusezerera muganga wadusezereye yaravuze ati igihe cyo kuza gukingiza umwana muzagaruke muboneze urubyaro ati hano tubaga dufite utunini tukagira agashinge k'imyaka k'amezi 3 tukagira k'imyaka 5 no kuzamura ati ni uguhitamo ibyo buri muntu ashaka hano kwa muganga ubwo buryo rwose turabubakorera nuko turataha n'umwana igihe cyo gukingiza mbere yuko kigera gato tugenda turabyibukiranya ariko umudamu aza kunyibutsa ati babadamu bazanye na muganga ati ntabwo uzi ko batubwiye ko tugomba guteganya dukoresheje uburyo bwa kamere yego ntari kuzi ko ari byo kandi birumvikana bare barasobanuriye n'ibyiza byabwo yego mu kumva nibyo byabafasha mu kumva nibyo byatanga n'ubuzima bwiza n'umubano mwiza hagati yanyu nk'abashakanye yego ubwo mugeze mu rugo murakomeza murongera murabyibukiranya yego birangira mufashe n'umwanzuro birangira dufashe umwanzuro ubwo rero icyo gihe nigaga mu ishuri tumenye Bibiliya abo badamu nakundaga kubabona noneho ndongera ndabasobanuza neza baransobanurira noneho byimbutse dore ko bansobanuraga noneho ibyo ndi kumva mva neza kubera ubwo buzima twe tumaze kubwinjira noneho mudamu aravuga ati noneho ubwo mwigaga ari ku wa 4 kuri uwo wa 4 muzaze mu misa ya mbere none na ya mu gitondo noneho nzabereka aho tuba turi noneho twige mu buryo burambuye ubwo umudamu twarajanye ku wa 4 wakurikiyeho aratwigisha neza nuko dufata gahunda yo kubara
noneho ubwo igihe cyo kuja gukingiza kigeze kwa muganga twabasobanuriye ko twinjiye mu buryo bwo guteganya urubyaro dukoresheje uburyo bwa kame. Ati mwahisemo ubuhe? Tuti ni ukubara. Ati kubara buriya suru nigi? Tuti yego. Ubwo ngubwo ati nimba mwarahisemo ubwo, ati na hano kuboneza urubyaro ati n'ubundi tubikoreraga ushaka. Umwana baramukingiye nuko turataha, none dukomeza turisunga abo badamu. Icyo gihe telefone ntazire zagatewe nda ngaho ugize akabazo ngo uramuhamagara, ubwo kwari ukujirwaza byanze bikuye. Nuko umwana aramara umwaka gumwe tubona biri kugenda neza, amara 2 tubona biri kugenda neza, amara 3 tubona biri kugenda neza. Noneho twaje gufata umwanzuro tuti rero ubu twe twaravuze ko tuzabyara umwana umwe wenyine. Noneho tumaze kubona ko hari umuhungu wo kwa mukuru wanje wari wakubitanye n'ibibazo ababyeyi be bapfa mu ntuza mu bacengezi. None utundi twana twari dutoya natwo dukurikira tugenda umugenda asigara wenyine asa nk'utaye ubwenge. None tukaja turavuga tuti umwana umwe ameze nk'uri, umwana umwe ni nk'uri. Hari n'indirimbo kuri radio numvaga bari agashyiramo ibitero ngo umwana umwe si umwana. Yego. Noneho hari undi nanone duturanye wabyaye umwana umwe gusa, nawe asa nk'aho abuze ubwenge. Uwo mwana tukavuga tuti nanone umwana umwe ni muzungu, yari yitwa muzungu niko bari baramwise ababyeyi. Ubwo duhita twiyemeza kubyara undi mwana, uwo nguwo yari amaze imyaka 3. Noneho bakuru banje na bashiki banje bakavuga ngo sinzi uko tumeze, ntatuboneza urubyaro, ngo none imyaka 3 yose irasati sinzi ico mukozwemo, tukabiyihore. None hasize imyaka 3 tuti noneho reka kubera umwana umwe ari muzungu, noneho reka tubyara undi mwana twere kugira umwana umwe. Noneho tuba tubyaye undi mwana, nawe tuba tumubyaye ku itariki 16 z'ukwa munane muri 2014. Yego. Noneho umwana nawe turamurera arakura, ariko dukomeza muri ya gahunda kubera ko bari baradusezereye muri gahunda y'ababimenye. Nuko umwaka umwe gurashira, imyaka 2 irashira, imyaka 3 irashira. Muri gukoresha bwa buryo mwahisemo. Yego, twahise mugamuka bikijyanamo nka gutyo. Bikijyanamo nka gutyo bigakunda. Ariko nanone kugira ngo bikunde hari ibanga dusa nkaho twibitsemo. Nuko kugira ngo bikunde ikintu kimfashaga cyane nuko ibintu bijanye n'inzoga izi zisembuye buriya ntabikunda. Ibyo biramfasha cyane bikarushaho kuyikontorora neza no gukontorora ibihe umufasha wanje abageze. Yego. Nawe nyine akaba yarabikubwiye, kamwe arabiganiye mukamubiziranyeho. Ukavuga uti ahangaha no kwitonda ukurikije icyo dushaka kugeraho. Yego. Noneho ubwo umwaka umwe urashira, 2 irashira, 3 irashira, 5 irashira, nuko babigeze ku myaka 9. Nuko turavuga tuti rero ugeze ku myaka 9, wa muhungu mukuru yari yatsinze kuja kwiga muri nayi. None wa mwana mutoya nawe yari yamaze kugera mu wa 3. Ubwo bose baragendaga bakirirwa ku ishuri, mugasigara mu rugo mwenye muri abasiribateri. Ntabwo twakwica gitekereza nti madamu kuri kona tumeze nk'abasore n'inkumi. Ni kandi nabibaze neza nsanga noneho nangwa n'ubu ngo biri kugera ku mugoroba tugataha tukababona. Inti dore uriya mwana ugiye muri nayini nabazwa toronko. Uyu naye muto yazaba yabajijwe icari. Dutaho leta izabohereza kwiga nubwo dukenye ntabwo tuhaza. Dutumwe niba mwohereza kuri Janja undi bakamwohereza i Musanze. Ko kuri kubona gusigara hano turi 2 tuzabishobora tumeze nk'umusore n'inkumi. Ati yewe ati ndabitekerezaho, ati ndakubwiye. None wasize nk'ibyumweru 2 ati nanje nabitekereje, ati mbona ni ikibazo. Ati yewe ati twakagombye kubyara undi mwana. Rwose ntaho byadutunguye, twahise twinjira muri uwo mushinga. Noneho tumaze kwinjira muri uwo mushinga, mu kwezi twari tubyiteguyemo ntaho byakunze. Ahubwo byakunze mu kwezi gukurikiye. Mu kwezi kwakurikiyeho bikunze nibwo akimara kumva ko yasamye yihutiye kuja ku kigo nderabuzima. Baramubwira bati rero nugaruka ugomba kuzazana umufasha wawe
tukabapima, hari ibizamini bafataga bya virusi itera sida n'ibindi kugira ngo tubone uko tubagira inama dushingiye ku buzima tuzasanga mufite. Yego, noneho ubwo twarajanye mu kindi cyumweru cyakurikiyeho, ubwo abaganga badufata ibizamini byose bari badukeneyeho basanga ari nta kibazo. Ubwo icyo gihe cyose n'ubundi mwakoreraga muri centre de santé ya Rwazase cyangwa ni centre de santé ya Cyabingo? Twakoraga muri centre de santé ya Cyabingo kuko irwazaho twahajaga tugiye kwiga uburyo bwo guteganya uburyo bwa kamere gusa. Yego. None tukagaruka izindi gahunda zikabera ku kigo nderabuzima cya Cyabingo. Yego. Ubwo badupimye ariko ngira amatsiko yo kubabaza nti none ko ibijanye no kuboneza urubyaro bigendaga gute, twebwe ko tuboneza koreshaga uburyo bwa kamere hano namwe murabwemera? Nuko barambwira bati rero uganiraga na muganga wagufashije none ntakagukorera ibyo ashaka. Ubwo dutaha tuzi ngo ikibazo nuko nguko kimeze. Noneho randevu babaga bahaye umudamu ko zikurikiranye yarazubahirije. Ubwo bigera ubwo igihe cyo kubyara kigera, nanone twiyambaza iki kigo nderabuzima nk'uko twabigenzaga na mbere hose kandi ari nacyo kitwegereye. Yego. Nuko tugerayo baratwakira neza, yewe badufasha neza, baduha serivisi yose nziza, bahaga umubyeyi ugiye kubyara. Yego. Noneho igihe cyo gutaha kigeze bari kudusezera nyine kubera hari amasaha umuntu agomba kuhamara arangiye, nuko igihe cyo gusezera kiba kirageze. Ubwo nibwo nahise nyaruka rero njya mu rugo, buriya muransanga mu rugo hari utwo ndi gutegura. Ubwo bamaze kubasezerera nyine ariko ndi kuganira na madamu. Ubwo nkigera mu rugo hamaze nk'amasaha 2 numva arampamagaye ati batumye ntataha, wenda nkiri aho ngaho yakomerezaho nawe akatubwira uko byabaye umaze gusubira mu rugo, ubuzima yasigayemo kuri centre de santé nabo bari kumwe nabo, ibyo abaganga bamubwiye ni iki cyatumaga bavuga ngo nturataha? Yego, cyatuma bavuga ngo ntundataha nuko barambwiraga bati uburyo wahisemo hano ntibushoboka. Bati twebwe inshingano zacu ni ukuboneza umubyeyi wese umaze kubyarira ahangaha. nanjye ndavuga ntiza ahangaha nabasabye ko ngomba kuzakoresha uburyo bwanje, murambwa ngo nta kibazo, ntabwo mwagize mu ntegura ngo mumbwire ko muzankorera uburyo bwanyu ntabushaka, ntabwo byakunda. Bati niba bitakunda rero bati ubwo nawe ibyo urimo ntatubizi. Nuko ubwo twaragimbanye gutyo bigeraho mpamagara umugabo ndamubwira none ko banze ko ntaha ngo yakenze mbanje naboneza ku buryo bw'ikigero kuri imyaka 5 ngo nange 10 nubwo ndabikora gute ndakora iki. Nuko yarambwiye ati weho ati buretse ko bakuboneza ati ndaje ati dufata umwanzuro. Ubwo rero yaraje uko yambwiye yarambwiye ati ntago turemera kuboneza kandi n'ubyo bwa kamere bwemewe. Ati kandi buranadufasha nagaruka kuvuga ngo bwaratunaniye, turi gukurikiza umwana w'imyaka 9, ibyo by'imyaka 5 baduteye inshinge cyangwa badushyizemo udupira cyangwa baduhaye ibinini, ibyo by'imyaka 5 ntacyo byaba, nta kibazo dufite byabije gukemura. Nuko wihagararaho ushingiye kuri izo ngingo zawe. Izo nshingiraho tukoze umugabo yaraje nawe aravuga ati ntago turemera kuba kuboneza ahubwo kamanze nkurikirane ikibazo ko giteye. Yego. Nuko ibindi ni wowe wabikoze ntago. Yego. Mugabo wabigenje ute kugira ngo umugore we bamurekure? Ni izihe nzego wanyuzemo? Wahamagaye hehe na hehe? Bagusubije ngo iki? Byagenze bite? Nyamara kubyumva guco rero n'umuganga twasanze bagombaga kudusezerana ndi kumusobanurira nti none ni byiza ko urwo rushinge rufite imyaka 5 ibyo ndi kubyumva. Ariko se muganga ku mwana dukurikije arengeje iyo myaka kuri kumva n'uburyo bwanje bukora, none uri kumva ari imyaka 5 n'10 imyinshi ari iyi. None muganga mukunsubiza yarambwiye ati weho ati ndi kumva ufite ivuzivuzi ati nasubire ku gitanda ati bindi tuzabikemura. Ariko wari muganga mukuru yari titireri cyangwa ni muganga usanzwe wari uri kubafasha? Ni muganga usanzwe wari uri kudufasha. Mwigeze mwiyambaza titireri se ngo mubwire ikibazo muhuriye nacyo muri centre de santé ayoboye?
ikibazo rero cyari gihari. Titireri ni umudivandisite w'umunsi wa karindwi. Icyo gihe hari ku wa gatanu amasaha akuze yagiye gutangira isabato. None bampaye nimero ye ya telefone ntiyakunda kubera hari ku munsi nyine w'isabato wo gutangira isabato. Yego, ubwo ngubwo ariko nakomeje kuyibika. Hagati aho mbonye byanze nibwo nahise mpamagara kuri paruwasi padiri omoni ushinzwe umuryango. Paruwasi yacu ya Bumara. Yego. Noneho mubwiye aransobanura ati, arambaza ati umwana ukurikije afite imyaka ingahe? Ndabubwira nti ni 10. Ati ziko ndi kumva ubwo buryo bukora. Ati none bari gushaka kubusenya, ati ubundi busumba ubwo ngubwo buzava he? Arambwira ati genda ubwira uwo muganga umusobanurire neza, ati arakurekura. Noneho naragenda musobanurira neza, nuko arambwira ati rero Dieudonne, ati reka tuganire. Ati ubundi hano kuri poste dosa, kuri centre dosa, ati twagiranye imihigo n'akarere. Yego. Ivuga ko abadamu babyariye hano bose tugomba kubaboneza ku kigero c'ijana kwiye. Nta kindi barebye hapfa kuba yahabyariye gusa. Bati none ko warangije kwanduza amakaye yacu ko twabanditse ko wahabyariye hano, turavuga ngo impamvu tutakuboneje ni ubwo niho nongeye mpamagara padiri omoni ushinzwe umuryango, mubwira uko anshubije. None arambwira ati rero, ati iyo diplomasi ishinzwe padiri mukuru, ati ndibuze kumukubwirira, atari kutagira ubwoba, ati ikibazo cyawe kiratunga. Hasize nk'amasaha 2 nibwo padiri mukuru yampamagaye, ambaza uko gahunda zimeze. Noneho mubwira ko banze kudusezerera tutaboneje urushinge rw'imyaka 5 ko bitarakunda. Nuko arambwira ati tagira ubwoba, ati mutagira ubwoba, ati mukomeze mu byanga, ati ndabakurikiranye. Ati se ko uburyo bwanyu bukora, ati kandi bukaba bwemewe ku rwego mpuzamahanga, ati bari kubwangiri. Ubwo ngubwo bigeze ku wa gatandatu padiri mukuru arongera arampamagara, arambaza ati na nubu nta bari bamurekura? Ntiwoya, ati turi kubikurikirana, tutagira ubwoba. None naje kugira amahirwe ageretse ku yandi, padiri mukuru abari uza gusoma misa kuri santarari yacu ya Cyabingo, ansanga mu isikarisiti y'ikibazo ca mbere yarambajije ati rwa ruhinja ruracari kumwe na nyina hepfo ahangaha? Ntiyego. Ati ubwo ngubwo nuko aduhindariza igitambo cya misa ya mbere n'iya kabiri. Ndongera ndamubaza nti none gahunda ihagaze gute? Ati buretse, ati turi kubikurikirana. Ubwo kuri icyo cyumweru bigeze ku mugoroba nibwo yongera arampamagara, ati nimero yawe ukoreshaga ni iyi ngiyi? Ntiyego. Ati turi kubikurikirana, utagira ubwoba. Asize nk'amasaha 2 maze kumbaza icyo kibazo, hari umudamu wo mu Ruhengeri ushinzwe ibyo busugire, nawe yahise ampamagara, arambaza yitwa Clementine Maniragabo. Niko yitwa. Ni Clementine, niko yamwigeze nanaringiye bagiwe hu. Ati padiri mukuru wanyu niwe umpaye iyi nimero, ati none ikibazo cyawe kimeze gute? Nti rero ntumudamu yabyaye kuwa 4, yagombaga gutaha ariko wa 5 abaganga banga kumusezerera ataboneje. None icyo gihe yaguhamagaye ari ku cyumweru cyangwa hari ku wa mbere? Yampamagaye ari ku cyumweru. Ari kuri icyo cyumweru. Umubyeyi wabyaye ku wa 4 bikarinda byagera ku cyumweru kiri muri centre de santé nyine. Noneho ntikereka ati none impamvu bari kugubwira ni iyihe? Ntikereka manje yaboneza akamutera urushinge rw'imyaka 5 cyangwa urushinge rw'imyaka 10. Ati se umwana ukurikije afite imyaka ingahe? Nti ni 10. Ategwa ati 10 yose bakaba bari kwanga. Ati none ati buretse mvugane na titireri, ati nimero yamaze kuyibona, ati kibazo tugikurikirana, ariko kirabirakunda, ati utagira ubwoba. Yego. Nibwo yongeye kumpamagara arambwira ati titireri, ati nimero yiri gucama ariko ntayifate, ati mwandikiye message, ati ndagusubiza, ati biratunga. Ubwo hari ku cyumweru ku mugoroba naragiye ndaryama, nuko buraca nshaka gakoma nsura umudamu kwa muganga, ngerayo nka 2:30. Noneho Clementine ndongera ndamuhamagara, none gahunda zimeze zite ko nta muganga noneho wongeye no kumugeraho kuvejo? Vugana arampamagara, arambwira ati titireri tumaje kuvugana, atarambwiye ngo reba muganga witwa Odeta agusezerere maze mutahe. Muganga witwa Odeta naramurebye nuko anyakira nk'udashaka.
atese navuga ko ariko birumvikana nyine wari ubajyanye mu nzego noneho bahawe amategeko n'amabwiriza n'ababakuriye hari magambo bari bafite ipfunwe bafite ikimwaro n'ukuntu n'igihe bari bamaranye bari kumva bafiteho ububasha ariko hari haje ubundi bubasha busumbye ubwabo. ubwo ngubwo ndabwira inti titireri aravuze ngo dusezerere sezera wa mubyeyi maze dutahe. ati se niba ubikubwiye inti ntushinzwe ubusugire bw'ingo ku rwego rwa diyosezi inti niwe bivuganye maze ambwira gutyo. ati rero ati kereka ari titireri ubinyibwiriye ati njewe sinshobora. noneho nibwo nongeye mpamagara Clementine amubwira uko muganga Odette ambwiye. nuko Clementine arambwira ati rero ati nshakira nimero y'uwo muganga uyimpe cyangwa uyinyoherereze kuri message. ubwo naragiye nshaka ku byumba byose nimero y'uwo muganga ndayibura kandi nkagira nanje isoni ryo kuja kuyimubaza ngo impa nimero ye. ntabwo yari kwiguha n'ubundi. ubwo nahamagaye umuyobozi wa santarari ya Cyabingi nti nta bufasha urampa ngo impe nimero ya muganga Odette. ati ndayifite reka nyikoherereze kuri message. ubwo nanje mpita nyimwoherereza Clementine kuri message. ako kanya nta n'iminota itatu iciyemo ahita muhamagara ndi kumva ariko mu kumuhamagara yaragiye muganga Odette afata abaganga nka 5 bavuga akorana akaganiro bari kuganira kuri twebwe bari inyuma y'ikigega. none ari kuvuga ati none uriya mugabo ko atangiye kudushira mu nzego ati turamusezerera ataboneje. none hari undi muganga witwa Kereri nawe aramubwira ati se mu nzego ati none ati mba ari gushira mu nzego ati twafata icemezo ati ariko se turagifata dute titirera adahari. nibwo Clementine yahise amuhamagara ubwo njibo bari inyuma y'ikigega nje ndi inyuma y'ikigega ariko ndi kubu. amuhamagaye sinzi ibyo yamubwiye. noneho Odette we mu gusubiza arasubiza ati rwose ati hari abarwayi ndi kwakira saa hizi ngizi ati reka mbarangize kubakira ati musezerere atahe. nuko arayitabwira abo baganga ati kandi ntiwumva ko badusize mu nzego. nuko abandi baganga baravuga bati noneho kuva bigeze iyo hose bati uyu mugabo turi kubona ari nta wamenye batenda wasanga hari n'ahandi ari gutekereza kubigeza ati musezerere ataha. ariko uri kumva ko nabo nubwo bagundira abantu nka gutyo ngo barashaka kubaboneza ku ngufu nabo ubwabo barabizi ko ubwo ibyo bintu bitemewe. ni nacyo cyari kibateye ubwoba akavuga bati none ko byageze hejuru turisobanura gute ku muntu ko tubona uyu muryango umugabo ibintu bye bihagazeho. nuko ni ukuvuga ngo rero iyo wicecekera ukabyihorera ukavuga ngo ubwo nta kundi amaherezo wari mwari kuvayo baboneje uko babyumva rero si ukuboneza ni ukuboneza uko babyumva ariko gukomeza kwihagararaho babonye ko mwebwe ubwanyu mufite gahunda ndetse mufite na kirengera. yego ubwo rero mu gihe bamaze gufata uwo mwanzuro ko bagiye kudusezerera ubwo yahise yinjira uyu mudamu yari ari mu cyumba. ubwo mu kumusezerera hari amagambo bari kuvugana bari gusubirikanya. ubwo umudamu nawe yayatubwira noneho yego uwamugani muganga aje kugusezerera wabonaga ameze ate mwagiranye ibiganiro bimeze nka gute cyangwa yaje nk'umuntu warakaye gusa ati n'ubundi mudukojeje isoni mutubereye ibirumbo mutumye imihigo yacu ryajana ku ijana ritagerwaho byari bimeze gute wowe na muganga mugiye gusezererwa? njye na muganga agiye kunsezerera twaragiye mu cyumba rikazana n'abandi baganga babiri. yego noneho ubwo undi muganga we bari kumwe baravuga ngo wajya ngo uyu mudamu ngo wanze kuboneza ngo mugiye gusezera ngo wajya ngo icatsi mutaboneza ngo ni iki ngo kuki batinze mu bitaro ngo abandi baratashe kera mwabyariye rimwe ngo byagenze bite ese none ko mwaranze kumuha uburyo bwanje nkoreshaga ngo mushaka kumuha ubwanyu kandi ntabwifuza niyo mpamvu ngo nuko ubwo igihe tukicoca naguca abaganga abandi babaragiye. ubwo muganga ari kunsezerera barambajije ngo none se ngo ko wihaye ngo umaze imyaka 10 ngo uri gukoresha uburyo bwa kamere ubu ngubu ho bikunaniye ngo wabigenza ute? nanjye ndamusubiza nti none ntabo mutera urushinge rw'imyaka 15 bakarubyariramo. nje ntago ari gihe cyo kwishongora no kurata ku bandi ko nabishoboye cyane kuko namwe ibyo mufasha mwizeye 100% ntibirabatunguraga mukahindura bigahinduka. nuko atahateka nk'ubusazara rutahatishura amafaranga y'ibitaro ugende ati n'ubundi niyo mpamvu batinze mu bitaro. nuko
aransezerera turataha. yego n'ubu rwa rugamba rutoroshye. yego rwa rugamba rutoroshe. ubwo rero nyuma yaho kubera ndi n'umuyobozi w'umuryango remezo tukaba duterana ku wa gatandatu. ubwo ku wa gatandatu twari twateranye babwira uko ikibazo kimeze, ndi kubasaba ntimwoka agira imana mwe mu inkunga y'isengesho. umudamu n'uruhinja baheze mu bitaro. hari umudamu umwe dusenganaga w'umukarisimatike aravuga ati ariko Dieudonne nawe ntujura reka guseka, ati twese ko ari uko batugiraga, ati wakwemera gatatu hariya turazikura hacika koko batamubonera. Inti none si ntinje ndi kubasaba inkunga y'ise bati turagerageza tuguhe inkunga y'isengesho, atari ko sinzi nimbura abacika. none hari n'abandi bashuti banje nabo bampamagaraga kuri telefone bati rero batemera bakuboneza, ati n'uwanje ati nuko byagenze, ati narahanyanyaje biranga, ati naremeye bararumutera, atariko nahise mwohereza kuri musezero, batari umuganga w'umusaza uhari w'umuhanga uhitaga urugukuramo, ati nawe azahite arugukura. Rero kuvuga ngo n'ubundi babandi baboneza kuri centre de santé ku ngufu nka gutyo, niyo bamaze kuboneza hari aho bajya wabishaka guhita babona gukuramo. Poste de santé ya musezero niko naho yandangiraga. yewe uburyo koko abahinzi bajya inama n'inyoni ziginde no z'urukumva bo bakohereza amaraporo ngo byabaye 100% kandi mu by'ukuri iryo ngiyo byo baragezeho bakabihindura urukundo. Kubera rero abasaseridoti ba paruwasi yabo muratwe turi kuvugana na Clementine batutagira ubwoba, ayo majwi yo ku ruhande ntaho nigeze nyumva, ariko uri kumva ko bagenzi banje bo ku ruhande nabo bo bemeraga batemeye cyangwa se bakaburira intuzi cyabavugira bagapfa kwemera batemeye, noneho nyuma yaho bakaja kurwikuza mariko nyine bari rwabageze. Yego ubwo se wa mugani nk'abantu bakugiraga inama bati emera n'ubundi nturabacika, natwe twese twarabikoze. ubwo babonye uvuyeyo nyuma yaho ibiganiro byawe nawe nabo byagiye bigaruka ku ki nyine nk'ubuhamya wabahaye, hari icyo ubona bwabasigiye? Sabo gusa arabo ari nabo mu yandi madini baravuze ngo nsinzi igitego cy'umutwe, ariko nk'abo muri Kiliziya Gatolika bo baravuga ngo nubwo nsinzi igitego cy'umutwe ngo ubundi ngo iyo nsinzi yose ngo ni iya Kiliziya muri rusange. none abo mu yandi madini hari umwarimu muri DPR twaganira arambwira ati shati nkuvuye hatiweho, ati nkubwira ati waratsinze, ati watsinza kare, ati niweho wa mbere tubonye biriya bibaye baturatsinze utsinza kare. Yego ubwo none abo mu yandi madini nabo bari kuza nimba zarabashegeshe ntabwo mbizi, bakambaza inzira twanyuzemo ngo nabo bayinyuremo hari ntabwo mbizi. ubwo nkababwira ibyiza byabyo, ibindi bigeretseho nkababwira ko baza hano kuri paruwasi paruwasi ikabafasha. nabo ndi gukeka mu minsi mikeya hari baragana iyi paruwasi ariko bo mu yandi madini n'amatore. Yego noneho rero ngira ngo nyine byose ni Imana ibikora ikagutiza imbaraga zituma ushobora guhangana n'icyo kibazo uhuye nacyo. Roho Mutagatifu akagukoresha akavuga ati hamagara uyu, hamagara n'uyu nguyu, bari buze kugufasha. none hari byanga bikunda, hari icyatumye wihagararaho uravuga uti izo nshinge ukurikije nyine n'inyigisho wari warahawe muri serivisi y'ubusugire bw'ingo. Umushobora kutubwira nibura ingaruka mwaba muzi zo kuboneza ukoresheje uburyo bwa kizungu? Zimwe mu ngaruka ababigiyemo abifashishije uburyo bwa kizungu bagenda bahura nabwo nazo mushobora kutubwiramo zimwe niba hari izo muzi? Ingaruka zo turazizi kuko hari nk'ingo zigera muri 3 nafashije zaje kwiga hano, nazo barazisezera mu buryo bw'ababimenye zo mu muryango remezo wanjye. wasangaga bari gutaka uko imvura iguye ugasanga umugore ngo arakonje, rimwe abagabo bagenzi banje bakaza bansanga bati umudamu wanje kuko birabishinge bimumereye guca nta gashuha kigira, ahoraga ari gutetema, imvura iguye ntiwareba ntiyakoye hagera amazi akonje mu gitondo cyangwa se nimugoroba. noneho nkabarangira iyi nzira
yaha rimwe na rimwe banyuraga no ku mudamu bagenzi bakamanza bati si koko buriya buryo burashoboka koko wenda nawe yatubwira uburyo ki bakoraga icyo kiganiro uko babaga bamusangije nuko yabasobanuriraga abo bagenzi. Yego, turacyari ku ngaruka mwaba muzi ziterwa no kuboneza ku buryo bwa kizungu n'umudamu yakunganira. Yego, hari umuvandimwe wanyegeye arambwira ati rwose ati ndi kumva ubuzima buri kuncanga atari ko nkayoberwa impamvu izo arizo, yarakiri muto yarabyaye rimwe kandi yarashingiwe ari mutoya. ndabwo ni none ntabwo wagiye kwiteza inshinge zo kuboneza, ati naraboneje, ati none amaguru, ati njaga no mwese kumumashata amaguru bakabyimba gakanja, ati nkabuze ubuye. Noneho rero njewe ntabwo nigeze nditeze urushinge, kandi iyo ngwaye mba numva ngwaye nabandi muzima nkumva mfite imbaraga. Ntiweho intuzagane kuri paruwasi ntari abadamu bafashaga ingo, uzabatekereza ikibazo ufite ntibazagufasha kubivamo, ni kuko njewe nubwo nize ntabwo bampaye kwigisha abandi, gusa ibyo kubagira inama. Umudamu yabiganije umufasha wo mu rugo rwe, ubwo baraganira nuko baza no kuri paruwasi barabafasha, umwana baramucukije baramucutsa, ubwo barongera cokoza arambwira ati noneho ndi kumva uko biri harimo akayaga, ati ngaruka zose nari mfite zisa n'izamvuyemo. Ati koko nubwo ubwo bw'amaguru nari mfite ati nkaho bworoshe, ati ubu nta kibazo mfite. Barize bagera nko mu myaka 2 cokora barongera barabyara, arambwira ati gusa waramfashe nta kibazo, ati ndi kumva ndi muzima nta kibazo mfite. Ibyo ni ibimenyetso bikwereka ko rero kuboneza urubyaro cyangwa se guteganya urubyaro wifashishije uburyo bwa kamere Kiliziya Gatolika ishyize imbere kandi yigisha, aribyo bitanga ubuzima bwiza kuba bukoresha, ndetse bigatuma n'umushyikirano w'abashakanye urushaho kugenda uba mwiza unatera imbere, kuko bihana babishaka ndetse byose bikamera neza. Nuvuga rero izo ni zimwe mu ngaruka yenda zo kuboneza urubyaro ukoresha uburyo bwa kizungu mutubwiye, ariko hari n'izindi nyinshi, nuko ari abangabo mwagiye muganira. Urugero, icya mbere bashobora kugushyiramo ako gapira n'ubundi ukakabyariraho, cyangwa se utabona akabyariyeho, nyuma yaho igihe uzabyarira ba bana bose bakazira rimwe, abo uri kuba warabyaye muri iyo myaka 10 wari umaze yenda niba wahisemo agapira k'imyaka 10 cyangwa gutera urushinge rw'imyaka 10, bose bakahita bazira rimwe. Abo bana 2-3 baziye rimwe kubarira n'ubundi aba ari umutwaro ukomeye cyane, kandi ari byo wari waranze. Ikindi mwakivuzeho, icyo ngicyo kijyanye no guhora k'umubyeyi ahorana imbeho. Yego, horana imbeho agahorana imbeho, haba ku manywa haba nijoro, haba izuba riva, imbeho ikaza ikaba ikibazo mu rugo rwose, ikaba ikibazo. Icyo ni ikindi rero, hari n'umugore uboneza gutyo kubera ko bamuteyemo imisemburo artificiel, nyine imisemburo idasanzwe, agahita ahugwa umugabo. Nabyo birashoboka. Umugore, ngaho nawe tekereza, umugore n'umugabo babana, umugore agahuga umugabo ku buryo rwose yumva atamushaka n'iruhande rwe. Ibyo ngibyo n'ubundi rero nta cyatuma urugo ruburamo amakimbirane. Ni byinshi. Kandi noneho iyo uzi ko wagashyizemo ako gapira cyangwa witeje urwo rushinge, niho hahandi usanga no gucana inyuma biri kugenda bitera imbere. Umugore akagenda ariburoma, ntacyo yikanga, akavuga ati se niyo nasambana kuko nta bindi bimenyetso biragaragara ko ntabyara, ngo umugabo wanjye ngo mbaze ngo umwana ngo mukuye hagana hehe. Ugasanga rero abagore barakurizaho kwitwara nabi. Noneho no ku rundi ruhande rw'abagabo, n'abagabo nabo hari igihe bagera gutya, igihe cyageze bakajya baja kwifungisha, abagabo bakifungisha. None yamara kwifungisha ajya kubona akabona umugore warabyaye, kandi we azi ko bamufunze. Ubwo umugore nabyara uri kumbwira ngo umutuzo mu rugo uzongera kuba? Ni amakimbirane. Ngiye nzi ko narifungishije, none wowe urahetse, ni ukuvuga unca inyuma, none uyu mwana araba gute, biragenda gute? Ugasanga n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero uburyo bwa kizungu bwo guringaniza imbyaro rwose
buba bufite ingaruka nyinshi, ariko Kiliziya Gatolika hari ubwo yashyize imbere ku bayoboke bayo ikabubasobanurira kugira ngo nyine niba bushobora aribwo bakoresha. Noneho tujyana ku musozo, nababaza nti ni izihe mbogamizi mubona mwahuriye nazo muri uko guteganya imbyaro mukoresheje ubwo buryo nyine mwahisemo bwo kubara? Mubona igikomeye ari ikihe? Icyo mwabonaga kibakomereyemo ni ikihe? Nubwo mwabishoboye ariko ntabwo wavuga ngo biroroshye. Icyo mwabonaga gikomeyemo ni ikihe ku buryo wavuga uti reka tukivuge, n'uzabuhitamo azamenye ko aha hantu agomba kuhitondera kugira ngo bitaza kumucika intego yari agamije ntayigereho? Yego, icyo kibazo ni cyiza, kiraryoshye. Mu mizo ya mbere ahantu hari twe dufitiye ubwoba, ntabwo twari twakabijijukiwemo neza. Twicaraga dufite akoba tuti dushobora gukurikiza umwana, noneho umudamu na mbese twabonaga agiye mu kwezi, ni ukuvuga abonye imihango tutaho tuti noneho ntaho bikitunaniye. Aho ngaho kugira ngo tubone umubyeyi akuriye umwana niho twagiraga ubwoba, tukabona nk'ahari imbogamizi, twabona birakunze tuti noneho tuguye ahashashe. Ariko nyuma yaho twagarutse kwiga, n'ubu ngubu turaciga, kubera ngo iyo umuntu yari kugera mu zabukuru hari ibintu bigenda birahinduka. Noneho batwigishije uburyo bwiza bwo gupima inkondo y'umura, uburyo iyo ugiye gukurira umwana cyangwa utaramukurira uba wabibonye. Iyo ngiyo akaba ari ako ngako kamanje kaducanga ariko nako kaducanze ku mwana wa mbere gusa, kugira ngo tumukure ku mwana wa mbere, ntabwo twe dufitiye ubwoba, ariko ibyo byo nabyo twarabyize twarabimenye. Noneho ikindi cyo ni uburyohe wenda nasangiza nka bagenzi banje badukurikiye ubu bari kukumva ari benshi cyane, ngo inyungu rero ibirimo ni iyi ngiyi, nuko abakoresha buno buryo ubundi bahora mu kwezi kwa buki, kuko hari igihe cyo gukora umushikirano, hari igihe cyo kutawukora, n'igihe cy'intuza cy'imihango. Ubwo ni ukuvuga ngo rero iyo uri mu gihe cy'uburumbuke no mu gihe cy'imihango, aho ngaho nta mushikirano uhaba, ariko ubutegereje, umugabo ategereje ati umunsi uyu n'uyu nzakora umushikirano. Bikwigisha no kwiziga, kwifata, koroherana no kubahana. Ukavuga umufasha wanjye ari muri iki gihe, ugakomeza ukamwubaha nyine utegereje icyo gihe cyiza, kugira ngo kandi nawe abategereje icyo gihe cyiza. Noneho cyagera mugahura mwese mwari mushakana mukumburanye mwese. Aho ngaho rero mu bintu bindyoheraga muri ubwo buryo ni ubwo ngubwo bwo kubona uyu ibyo tugiye gukora ndabishaka, n'uyu nguyu arabishaka, byari bikumbuwe, ubwo buryo bundyoheraga gusumba ibindi byose, kuruta uko barabakoreshaga uburyo bwa kizungu. Usanga aza yafatiyeho, niyo yaba mugenzi babishaka cyangwa atabishaka, ati nta kibazo twigirira. Ugasanga rero icyo ngicyo nicyo cyandyoheye kurusumba ibindi byose, kandi na n'ubu kikindyohera. Mbese buri kwezi nkubona ko ari ukwezi kwa buki, buri kwezi ni ukwezi kwa buki kuri njyewe. Yego, nk'akabazo k'amatsiko, wa mugani uwo mwana wanyu wagize ibizazane bimeze nka gutyo, muri kumubyara muri kwa muganga, mwamwisiriye zina? Ko hari igihe Abanyarwanda bareba uko bibaye n'ibyo baciyemo cyangwa bari gucamo, bakaba babihuje n'izina ry'umwana, mwamwise ayahe mazina? Ni ukuvuga ngo tukimara kuba umwana turi kumwita akimara kuvuka, nari mpagaze aho ngaho, ntabwo nari nzi ko ntabwo ruzi birabanyuma. Ubwo rero uvaga kwa muganga akiva aho ngaho, ntawa umudamu akimara kubyara ntayahahaguruka izina ry'umwana ritabonetse. Ubwo rero yabyari ku wa kane, mvuye mu misa ya mu gitondo icyabingo, nkihagera ngo numva uruhinja rurarize. Ubwo nahavuye mwise itanga neza Françoise. Yitwa Françoise. Imana izamubahe kurera no gukuza, kandi nawe azajya yumva, muzajya mumusubira muri aya mateka, yenda nawe nakura naca akenge azayabona, kuko ubu ngubu ibi ngibi biba bibitswe neza. Azajya yumva uko byagenze, nawe bimufashe yumve ko ababyeyi bamubyaye bamushaka, bamurwanira ishyaka, kandi n'igihe azaca akenge nyine azajya abibona ko aje akunzwe
cyane umwana ukurikira waje akurikira umwana w'imyaka 9. Dushimiye rero ababafashije bose muri icyo kibazo mwahuye nacyo, ndetse namwe ubwanyu turabashimiye n'ubuhamya mutanze bwafasha benshi, tukababwira ko serivisi y'ubusugire bw'ingo kuri Paruwasi ya Bumara ihari kandi ikora neza. Bakaba bakora ku wa 2 wa buri cyumweru. Ababyeyi bifuza ko babafasha rero bakasobanukirwa n'uburyo bwo guteganya imbyaro bifashishije uburyo bwa kamere, rwose ni karibu. Dufite ababyeyi nabo babyaye nyine bafasha abandi babizobereye babisobanukiwe, ndetse niyo bibaye ngombwa duhamagara ku rwego rwa diyoseze. Twakomeje kugarukaho witwa Clementine Maniragabana wakaza akadufasha agahugura abantu, ndetse rimwe mu mwaka tukagera n'umunsi mukuru twahariye kumenyekanisha no gukangurira abantu izo serivisi z'ubusugire bw'ingo, kuko ni serivisi nziza zituma urukundo rukomeza kwiyongera mu bashakanye, bakabyara uko babyifuza, atari ukuvuga ngo birabatunguye, ndetse n'ubuzima bwiza bugakomeza bugenda bwiyongera mu rugo no mu mubano wabo. Turabashimiye rero, murakoze, Imana ibahe umugisha. Natwe turabashimiye, murakoze, ariko by'umwihariko ndashimira abasaseridoti ba Paruwasi ya Bumara bamfashije, ngashimira Nura mudamu Maniragaba Clementine nawe yaramfashije cyane. Natwe rwose nk'urugo rwacu turabibashimiye tubikuye ku mutima, murakoze. Yego, mufite ubuhamya bwiza rero muzabukomereho. Nanjye nari Padiri Flora Uwimana, ni umupadiri wa Diyoseze ya Ruhengeri ukora ubutumwa muri Paruwasi ya Bumara, akaba ari nanjye ushinzwe komisiyo y'umuryango ndetse n'izo serivisi zose z'ubusugire bw'ingo. Abari badukurikiye murakoze.